bifite bwo kuturengera, kandi biguteye ubwoba yo ntabwo byayitunguye. Dufite dogiteri ukomeye udakangwa n'ibyorezo, nta wundi ni Yesu ubikora bikemera. Obeya nkebe Mana ntabwo bifite bwo kuturengera, kandi biguteye ubwoba yo ntabwo byayitunguye. Dufite dogiteri ukomeye udakangwa n'ibyorezo, nta wundi ni Yesu ubikora bikemera. Witinya coronavirusi ni indwara nk'izindi, wibuke ko n'ibindi byorezo byose byagusize uri muzima, uri hejuru ya bose na byose, ushobora gukiza ni Yesu gusa. Witinya coronavirusi ni indwara nk'izindi, wibuke ko n'ibindi byorezo byose byagusize uri muzima, uri hejuru ya bose na byose, ushobora gukiza ni Yesu gusa. Yesu ati mukiriyano kwese muzahura n'ibibarushya, imibabaro n'indwara z'ibyorezo, ariko muhumure naranesheje. Wowe watakaje ibyerengero by'ubuzima, mu izina rya Yesu akira kubaho. Nawe umaze igihe wibonaho ibimenyetso by'indwara iyo ari yo yose, mu izina rya Yesu akira gukira indwara yawe. Nawe uterwa ubwoba n'ibihe dusohoyemo, mu izina rya Yesu akira kurama. Witinya coronavirusi ni indwara nk'izindi, wibuke ko n'ibindi byorezo byose byagusize uri muzima, uri hejuru ya bose na byose, ushobora gukiza ni Yesu gusa. Witinya coronavirusi ni indwara nk'izindi, wibuke ko n'ibindi byorezo byose byagusize uri muzima, uri hejuru ya bose na byose, ushobora gukiza ni Yesu gusa. Witinya coronavirusi ni indwara nk'izindi, wibuke ko n'ibindi byorezo byose byagusize uri muzima, uri hejuru ya bose na byose, ushobora gukiza ni Yesu gusa. Yewe muntima nitambukije Ibi bihe, yewe muntima nitambukije, iyi minsi mibi, ebuka ko ibyagusize hari abo byahitanye, maze bigutere. ushima umwami, Ebuka ko ibyagusize hari abo byahitanye, maze bigutere. ushima umwami. Yewe muntima nitambukije, Ibi bihe, yewe muntima nitambukije, iyi minsi mibi, ebuka ko ibyagusize hari abo byahitanye, maze bigutere.